Muri iki gihe u Rwanda ndetse n'isi yose twibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, ni inshingano ya buri wese kuzirikana ibyabaye ndetse no gufata ingamba ngo bitazasubira ukundi. Kubera iyo mpamvu rero, RIB iributsa buri wese kwirinda ibyaha bikurikira: ingengabitekerezo ya Jenoside, guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, guha ishingiro Jenoside yakorewe Abatutsi, kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye Jenoside yakorewe Abatutsi, gusenya, konona cyangwa gutesha agaciro urwibutso rwa Jenoside cyangwa se ahashyinguye imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, no guhohotera uwacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Imyitwarire twese dukwiye kwirinda no kwamagana ni ugukora ibikorwa bigayitse birimo gutemagura amatungo, imyaka, kwangiza umutungo n'ibindi by'uwacitse ku icumu rya Jenoside hagamije kumuhombya no kumusubiza mu bihe bya Jenoside yanyuzemo, kuzimiza cyangwa konona ibirango bigaragaza Jenoside, imvugo zo gusesereza cyangwa gutoneka abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, cyangwa ibikorwa by'ivangura n'imvugo zikurura urwango n'amacakubiri. Abakoresha imbuga nkoranyambaga nabo birinda imvugo n'amagambo bigoreka ukuri kuri Jenoside yakorewe Abatutsi bigamije kuyobya rubanda, nko kugabanya uburemere cyangwa ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi, koroshya uburyo Jenoside yakorewe Abatutsi yakozwemo, cyangwa kugaragaza imibare itari yo y'abazi Jenoside yakorewe Abatutsi n'ibindi. Uramutse ufite amakuru ku bakora ibikorwa nk'ibi byavuzwe, ihutire kuyatanga ku murongo wa RIB utishyurwa 166 cyangwa ugana ibiro bya RIB bikwegereye. Twese duharanire kwibuka twiyubaka. Ubu butumwa ni ubw'Urwego rw'Igihugu rw'Ubugenzacyaha RIB.